mukundane. Eric Semungu ijambo ni ryawe. Muraho abantu bose badukurikiye amakuru yanyu amahoro niko nyumva Amahoro. amakuru ya Godfa Ndaho ndakomeye nk'ipantaro y'Iginisi. ndasubiza abantu bose badukurikiye ndi kuri abantu bose kako naroga inzu muri machine hari niriwe mu biganiro mu rwego rwa press conference atandukanye nari naranze kujya nanga ibiganiro ariko finally ubu turi kuvugana ukurikiranywe n'ibihumbi 200 n'abantu 109 wakomeza. First of all uwo mwana narinziko ko urumva abanyarwanda bamwe turingaye kandi twibagirwa vuba narinziko ko umuntu wafashije nawo byiyemerera wanabitwitinze katari wavayo ngo agusebye muri public kwandagaze umuntu wafashije nawe byiyemerera amatwitter yo mwayabonye aho ngaho sibyo kandi avuga ko nafashije cyane so dakugaye penge yo batanakomeza kumbwira ngo umuntu yo gutwika no gushimikana nubwo nayo kumenya ngo ninde ko abantu babanciye mu maso cyangwa abantu banafashije magazo ngo stripping hari ubusa niyambuye hari ubona nabyinishije atabishaka hari like literally hari ukuntu abantu bagira incyomotsi wakana ujye ushyomoka umenye inuzi nkweto igukwira ujye ukina nayo ngere nukajya kuncyomokaho ku muntu nafashije barego karakara ngo namusangira ngendo n'umusangira ngendo gusa kari mama wabasangira ngendo nta n'isoni afite n'umugore no kunyaranya abanze mishana kure akakuza ko kwishungireza hano muze kujya choice listen amavideo n'amaviyeni muraza kwisanga kuri the choice muze kumwiyumvira hano iwanje ukoresha amagambo ntabwo ukoresha amagambo akakaye ukoresha amagambo y'ibiti Eric twumvikane none we yavuze gute nkeneye gukoresha amagambo muri stade no manza unyumve muri stade no listen manza unyumve gato nyanganire Eric ndaguha umwanya uvuge ntukoresha amagambo y'uruterasoni ngo imiki ibyo bintu gerageza twumvikane hano ntukoresha uburakari ntabwo nemihemera gukoresha amagambo harimo amagambo no koresha amagambo atarimo ibikoza soni gerageza unyumve. Thank you. Godfather Twitter si yabana niyo mpamvu bashyiraho na prono mbabarira nkure amenje urumva Twitter nango hano araba kudakoresha amagambo y'ibitera soni turi muri primaire se hano turi muri kindergarten niba ari ibyo rero mugene nzakuri yanjye niba ari utangiye kummuting what the fuck ngusabye kudakoresha amagambo y'ibitera soni biraza kumfasha wakomeza. Okay, ushaka kumvuga iki noneho nyine vuga ibyo uvuga ariko ntushyira amagambo y'iterasoni yari amagambo y'iterasoni navuze naya ngo imiki iyo miki ntwari uvuze ntabwo ari byo ko atagize isoni zo kunyandagaza muri public naramwihoreye inshuro zirenze 3 guhera kwa kane anyurira akatugeze ku wa mbere uravuze ngo numusangira ngendo bivuze ko ari umutinganye nicyo ushatse gusobanura muze okay bo bihakanaraza kuri the choice yo kwihariye se yo kwisi wakomeza Eric ijambo ni ryawe komeza BNZ wo yivugira mutabango wenda ngo ni screen runoze mwumve na n'ubwizwi zikine mutinga mayikine twaguhaye umwanya uhagije Eric Semuhungu araha umwanya n'uwa Semuhungu Lorenzo ihangane Eric komeza. Naho ubundi byo kwigira Rwanda nziza ukigira incyomotsi ugigiraho shomoka mutazamana ngo ndi Kigali ngo sinzayamba subiza ngiyewe umanika gatwica bajya kumanuka hagarara iwanjye ngiye nanga umuntu ugipfa kunyira kuko nanjye nta muntu ujya ninjira mu buzima wigeze ubona mvuga rimwe wigeze ubona kabiri mvuga gatatu wigeze ubona ndipiranga ku bintu byawe nabe prinze mbonye bimaze kundenga sindaza gustripping wanyu suri na kategori yanjye
nagufasha nkuko nafashaga abandi bantu bose, nkuko n'ubunyitabaje nagufasha. Naho ibyo kubura umusangirangendo uriwe pe, uriwe, ahubwo muve mu kabati mureke kujya musebya abandi bantu, mwitwaza inuza ngo twatanye kuvugana na 2020, twatanye 2019 for your information. Birahari, baraza kubikwereka muri nuza muri The Choice. Tonde uraza kwicara wige, kuko ngiyewe iyo unyuriye inza nkumvite receipt. Abantu barimo kugira ngo iki si yaje akabikotinga amagambo nari navuze, ahubwo kutagira n'isoni wa mwana we. By the way, ngo nyiri ndi muri immigration numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri minister, sinzi minister yashyomotse ngo amusaba ngo bye. None se umuntu adatinyuka minister, ubonye njye umuntu utinyuka minister ninjye yatinya. Rero reka nkubwire for information, bikakwivanga mu kazi kanjye. Naho ndabya nambaye ubusa, naho ndaya gustripinga mu ruhame rw'abantu. So winsebereza izina kugira nyambyisha abantu bitewe nuko natakigufasha, sibyo? Please twubahane, put some respect on my name. Duruka the last chat twagiranye nge nawe wa mwana yari 2022 2022, right? So hashize imyaka 2. We are not friends, we are not dating. Nani muri kategori yanjye sha uyu twatanye kuvugana uri muri RC Musanze, so wakoraga wakana we. So like literally abantu nkunda na size zanje, you cannot even yewe mana yanjye nango waza ku mwanya wa 200. Mbabarira rero, ufite inda nk'iya kasuku kuntu ngana, niyo kamukore body shaming ko nanjye wanyatatse unyuragira, nango twakundana urabizi nawe. Kandi uri kuvuga ngo ntabwo umusangirangendo. None se Kadete wo muri Sweden uramusangirangendo mwavuganaga ibiki? Ubeshya ngo ngaza muri DM yawe. None urangira bango ngo ntagufasha nkuko abandi ba diaspora ngo bagufashaga. Nta soni. Wowe wavuga ngo ukunda ijwi ryanjye ngo baruvuge gutya, ukaripurayinga ku ma video ndi gutwekinga nambaye mini noza amakanzu kwa natanga show kuri live. N'ubu ngubu niba ubonye ko nambaye n'imyenda isanzwe nibwo utangiye kunshimika. Nta soni. Ariko byo muri kuvugira Godfather kuraza kubyibonera ko nakize ko kuri machine ko bigaragara abo kuri The Choice babiri codings ko abanyamakuru batandukanye biri wiwanje iyo mbwiraza kuza kuvuga iki. Please sinya nshirika isoni, ariko iyo nshiritse isoni ndakubwira, please ntuzongere kuntonagira wakana we, ahubwo ndi wowe nagenda nkasiba n'ibintu wanyanditseho. Nta ndi gutera ubwoba, ariko uraza uhisiraza gukota pe. Ubu wacanye muri rutaraza kuzima, urashyana kushifaho umvaho ujya kuri KNC ugira ute, like literally nanga ibyo ari byiza. Ndakeka nkuruta nango mfite imyaka 32 ufite ingahe wakana ko nziko kutayifitiye planet. Abase ubu ngo uyaharataniye na babandi bavangeje azaza kuba kimisagara ngo ubukene buramwisha. Ubu nawe ashobora ko yaranwitse nuko natabyitayeho. Ubu se wagize ngiyo batakomeza kuvuga iryo zina Lorenzo wayizanane kumumenya. Bro, njyewe rike se muhungu iyo nyatatse inyo naba nadafite ibyo twanikanye cyangwa twagiranye ute, ndayimira nkashaka amakuru yawe kandi nkayazanye afite receipt guri nkazi eta mu maso. Ubu rebe isi yose iri gukota, nta muntu ugiye kuvugira kubera iki ububwa bwawe wakana. Umuntu today is my birthday, please ndashaka mitsingi na mitsingile today Godfather itonderaza kwizibonera hano video na VN byose biri recorded, si ibintu ndi kwitaka cyangwa kugira ute. Ni utabibona hano Godfather uvuye turi kurimbwa. Naho ubundi ibintu byo gutondagira abantu hodone sindarangiza ibintu byo gutondagira abantu kuri mu bireke. Ibako Godfather ibaze gufasha umuntu akanabyiyemerera. Sinzi mbara wagiye kuri Twitter ngo urebe, wagiye ngo urebe hano yandikiye itondo nyisubiremo urebe. Bro byambabaje nukuri. Hodone ko njye mana nafashe n'abantu benshi narango bimwe mba mbyibuka. Yavuze ngo uwo Lorenzo nimba anyamoza yavuze ngo ariko si muri pandemic ya 2021, pandemic yatangiye 2021 cyangwa yatangiye muri March 2020. Yanditse ngo ariko se muri pandemic ya 2021 ninge mu trip wenyine se munge Rick yakandi yakanyenyeri ukanda kanyenyeri no nkokoreza umuntu amafaranga. Yari inshuti aravyemerera ati yari inshuti yanjye ama tutorials za culinary mu bijyanye no guteka. So yankandiraga kanyenyeri kandi cyane ari no kwitaka we ko namukandiraga kanyenyeri cyane. Ariko rero ko n'abanyarwanda twibagirwa vuba, ubu ni urimo kunshumika sibyo gusa. Ati pandemic umuntu wese utarakoraga yakinaga financial support.
mukandeho mugende kuri nuza dashboard nuza yiwe mubyirebe niyo wakotinze amagambo y'uwitwa Nobrena gakana ko ni agaye niho yakotinze ibyo bintu avuga gutyo ngaho ibaze this hari umuntu wari uzi ko uyu muhungu nigeze nkoreza igiceri cy'atanu ibyo si bije kubera ukuntu yanyandagaje sinzi umuntu nigeze kumva ari Oswald sinzi no nigeze kumva ari kuvuga ngo ibintu se mungu yaje agakora akamushyira hanze ngo ntibyari bikwiye njyewe se katatsi ariko nawe siko nasoni mugira ubabivuze ugeze katagize isoni zo kwicara kanyandagaza from Thursday till Monday ukabona umuntu ukabumuzi uzi n'ibyagukoreye ukicara ugaceceka akakwandagaza muri in public noneho nicara imbirebe njengwe naganyihinda ejo ninjye no guhostinga ahantu bansha amazi kubera buno bwana bwo usikuse byarabiye ariko byo rabizi ahubwo ngenda shaka abantu badukurikirane bangahe 2300 hafi 2400 ndashaka bagusubije ku kazi ko hari umuntu wanyereje link ngo bagwagaritse amezi ngo ngera gusubiza ndagira ngo nibarize bwana Cleophas Barore n'umwungirije Sandrine Sheja ni gute umugani wa Kanonge mu ryanoza mu rya Kenisi abantu bigize nk'aba YouTuber Kateri bashimutse Kateri murayizi nimwe muri Mexico mwaje gushimuta radio Rwanda mu bivugiraho ubugoryi bwose bubonetse ako Godfa wigeze wumva ikiganiro cy'abahungu mbere yuko n'umupira uba ibintu bavugaga usiko ariko ariyo bateye igihombo Kenisi nubwo stade tuze ariko Kenisi yagize abantu almost 20 bitabiriye ni almost hafi cya kabiri cya stade none se batavuga n'amagambo bakayavugira kuri radio y'igihugu kandi kurikirwa cyane radio wa Revaters aho babivugiye kino gihombo se kiba cyarabaye bateye Kenisi none bakitwaza ngo Eric Semo ngena byinye umupira ukugezemo hagati cy'abagiye narangiye kandi kuvyina kwanje naho bihuriye n'umupira wari uri kuba no nibyo by'abana avuga ira stade n'urusenye twari twagiyemo ira stade ni crèche ira stade ni gardienne nta soni ira stade ni inzumbera nka kuvuga inzumbera byombi ni inzu yagenewe ibintu by'imyidagaduro entertainment so ibyo wivugishwa rero nta muntu uzahetse umwana aje muri stade ubwo se wazuje uhetse umwana aje muri stade uje gukora iki hari umudamu waje ahetse uruhinja aje muri stade umubyigano urimo umwana yahumeka nta soni ngavana ngo this place is not safe for the kids anymore wagira ngo ni urugo rwo kwasko cyangwa kwa nyoko hari nuza hari abayobozi batandukanye abantu bose mu nyumva ahantu twari tuje kubyinira hari abantu batandukanye abayobozi nango yabona iri gukora ibitandukanye n'iki ngo se gusohoka stade wirigedegembye baza kuganiriza bakakumva dia bakagusohokana ku ipinga nta muntu nasagaraye nta muntu natutse nta muntu nakubise ahubwo kuba hari aho utarasohokera cyangwa ibyo utarabona bivuga ko abantu bose ari injiji nkawe jijuka wibuke ni wakugiriye neza wakanawe utondagira abantu bose ubonye wigire nyirandabizi ngo umusesenguzi se hehe ndagira ngo noza Cleophas ni ukuri kw'Imana mu byubahiro byabo bwana Cleophas ndabizi muri kutwumva hano noza honorable Sheja Sandrine Sheja ni ukuri bakubita akanyafu kunda kukura nango inuzu ufite ubwenge ufite n'ahantu ukora ntabwo uri kwitwara gutyo kireke uri mu YouTube ukora kuri YouTube dia uri gukora kuri radio y'igihugu ku misoro yacu tuba twatanze itware neza otherwise nzaza kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda nze gutanga my complaint kuko urimo kunkorera nuza harassment in the public urumva suzongere pe kandi nagusabye ngongere ngusubire ushatse wasibe ibintu wanyanditseho wakana uko bizakugeza kuri murakoze ukira aha ngaha nyuma uti yanyatase nanjye nagombaga kumwataka biriya bintu wakoze muri stade biremewe anyway abantu reka mbabwire bire gusa nakoze ibiki muri stade bitemewe ariko saka se sakumiro ngo Godfa hari amavideo yukoza soni hari ubusa nambaye abantu baraza kwitangaho nawe utegetse bwari buhari hari polisi hari inzego zose all those Lorenzo aravuga ko yatanze igitekerezo nk'umutura busanzwe ntabwo wifata nko gutanga igitekerezo abantu mwakomeje kunsaba murebe maze kubitwitinga bishyizeho ni mugende mu birebe byose mbishyizeho biteye ubwoba ngibyo mbirambitseho Eric ntabwo wowe ubifata nko gutanga igitekerezo ese nibyo hari ikindi kibyihisha inyuma hari indi mpamvu ibiri inyuma
nta kwari kukwibasira kuko hari ibindi mutumvikanyeho uti nuko wamwimye urukundo ubona birenze kuba we yaratanze igitekerezo nk'umunyarwanda cyangwa nk'umwe mu bagomba kuba ababyeyi cyangwa umunyamakuru ubona hari ikindi kibyihishe inyuma kitari icyo buse erega Godfrey wewe hari ibyo utabonye maybe nuza kubibona neza nibwo uraza kujudginga anyway kanze nkankoresheje video hari VVN video y'iminota 4 ya chat record at least wenda uraza gusobanura ibyo tuganira hano cyangwa se hagiye gushyikira mu gutekereza kuko at the end of the day nayo nakwandikiye yirebe yime kugira ngo dushyireho umucyo kuko ibintu birakwiye kuko ku ruhande rumwe turashaka kugira ngo hajyeho umucyo kandi binaza gukunda bize kurangirira hamwe akabyaramwe ndaza gufite icyifuzo ndibuze kubasaba hari n'icyo n'abafana bifuza kubasaba ariko urabizi neza ko umutipe yamarabitse cyangwa nabyo wabonye arahari turaza kukibaza mu kanya yes so zero for your information ndi umunyarwanda ntango mejwe kujya muri stade ndi umuntu nk'abandi uburenganzira afite nibwo nanjye mfite kandi afite urwango uwo mwana afite urwango I think no kwenda nahagaritse nayo mafaranga namuhaga akaba yo mpamvu avuga utunugambo twose hari inzego z'umutekano zitandukanye zizi ndabacyo ku by'urukundo gatoya uvuga yakwamye wese hari indangagaciro za ndi umunyarwanda hari abantu benshi batandukanye inzego nyinshi zitandukanye hari abantu bakuru hari abashinzwe umutekano muri stade ibyabaga byose barabirebaga si ibintu byaberaga mu ntuza mu bwihisho sobango ngo twarinyegeje twari turi ahantu abanyamakuru abahanzi abake abapolisi abantu bari bose muri kunyumva neza ndimo ndakumva gatanu ku kandi yego nakundi ko bari kumagereramo so oya babareke na kuntu rero wari ukora ibihabanye n'umuco buri mazi bakuganiriza cyangwa bakuhe warning cyabonye ibyo wakoze ntibisebye igihugu ngundi ngo hasigare gutyo please tugire mu gihugu kigendera ku mategeko so ibyo kuva rero ngo ukuntu byinnye ngo hariya Godfrey akasikanye sinzi ingaruka zikasikanye am event host right nda hosting my event do mo entertainer I'm a dancer I'm a chef ibintu byinshi nkora I'm entrepreneur so niba akazi kanjye kanonze kuri umunsi wa none Kigali ari uguhostinga my event wenda no kuba mfite n'andi mazu wenda nyinjiriza amafaranga ku ruhande umuntu akaza hagusebya kuriya nese notaza ngo wivuganire ninde uzaza kureba umuntu ari kugusebya gutya muri public so yarakosheje kabisa ibyo ntango byari bikwiye okay wamaze kunyorereza ndategereje Lorenzo thank you Semungu Lorenzo ibi ngira ngo urabyumvishe uti hari ibizibiti inyuma yuko umuntu akwimye urukundo nyuma yuko hari n'ibindi bizibiti biva ku mutinga ngira ngo dukoreshe ijambo basangira erega Godfather abantu bari kuri space batwara nk'abana ntabwo ari abana byo rero ibintu Semuhungu avuga barabyumva barabisesengura Semuhungu ntabwo afite ikintu cyanjye musaba urukundo nicyo akabe yahereyeho yerekanye so Semuhungu ngewe muri mu mpera ngira ngo za 2019 nibwo ntangiye gukora ntangiye no kwibana ntabwo nari nzi nyine donc kwibana ibintu byo gutekana ibiki byose kandi urumva nk'umudebita mu buzima bwo kwibana nari nkeneye knowledge Semuhungu icyo gihe ntabwo yapostingaga ibintu by'ubutinganyi ariko Semuhungu icyo gihe ibintu baretse gato Godfather muting yo mikoro ntabwo njya mvuga nanjye bari kumvugira musinya mvugira mu bantu nanjye sibyo kubana kuri stage Semuhungu yapostingaga ibintu bijyanye donc ari guteka yitaga ngo ni Chef Eric kugira ngo abantu bamukurikiranaga kuri Instagram barabizi yitaga ngo ni Chef Eric chef igikoni nyine murabyumva yakunda gupostinga kuri Instagram kuri story utuvideo twinshi arimo kwigisha uburyo bateka stew ibintu byinshi umuntu wari umudebita nangiye kwibana ndamubwira ni rero ujye unyigisha ujye umpa tutorial unyigishe gukoresha ibintu by'ibirungo bye nitekera ko nta mukozi ngira buriya naho ngaho twamenyaniye
noneho ya postinga video nkamubaza munabirebye donc chat niba zishize hanze zose ibintu byose namubazaga nasubizaga stories yashizeho amavideo kamubaza ni se ni gute umuntu ashobora guteka inyama zikoroha bazitetse umwanya muto kwipano ibintu nk'ibyo ngibyo kurumva mwaminiya nyine mbona bikora neza cyane ko nibyo nari nyene iyo knowledge twagiranye iyo relationship yo donc yo yari nka mentor mu bintu bijyanye donc n'igikoni kandi byaramfashaga pe kuko nabikoraga sometimes nanamubaza noneho 2020 haza pandemic icyo kintu nyine cyo gufasha ngenda umuntu uri honete ntago njya makana ikintu cyabaye kandi ntekereza ko ari cyiza ndanabya pressure vraiment kuko muri pandemic mu gihe cyaguma mu rugo no mu gihe cya covid muri rusange abantu twagiraga icyo gukora finance zari zimeze nabi yatangaga amafaranga yahaga abantu amafaranga donc ayibona za Twitter y'icyo gihe atanga amafaranga ahubwo nsigiye naje kamenta wanje wankandi yakanyenyeri arakankandira urabyumva vraiment ndabya pressure umuntu wese covid yakubise kiragihe wari ufite umuntu wamuha support yari musabye kandi yari muhaye ibyo I appreciate that a lot ntabwo ninjye wabyivugiye ntabwo byarabaye kandi ikintu cyiza which that I appreciate so ikintu rero azanamo cyo kuvuga ngo ikintu twapfuye ngo cyatumye nandika biriya ngo nuko ngo namusabye urukundo araruwe nyima abantu bose se muhungu mujya mubona naho ngo kuri X iteka ryose umuntu amumwatatse sibe nanjye itavuga ngo nawe uri umutinganye ngo nawe uri umusangira ngendo buge ni donc niyo turufa koresha kugira ngo message ko arabibonera kuri TV the choice what the part nawe ujye moderating ibintu neza iyo umuntu ari kuvuga mutinga mikoro yanjye mutinga mikoro z'abandi sibyo ibyo nshaka kuvuga birangire hano ntago turi ihangane go ahead Lore Semuhungu urebye message ari kwerekana ni mu bicunga neza murabona ari reply nakoraga kuri story rero murabona ko nasaga nuvuga nisubiza story urumva expiring yabagashizeho video ari guteka nkavuga nti yamini ni sawa cyane ngakubitaho udutima yakubitaho video ari nk'umukobwa mwiza postinze nkavuga nti lovely nkavuga Lindas twatuntu nkunda kwivugira donc urumva umuntu mubanye neza you appreciate him urumva icyo kintu avuga ngo namusabye urukundo ahubwo we ni nkaho hari voice note yajyaga murabonamo voice note muri ibyo bintu arimo kwerekana voice note yoherezaga view once jyako nakundaga donc kwinjira muri ibyo bintu ntabwo igihe cyose twandikiranaga ntabwo nigezemo harasinga ngo umutinganyura iki ni ibintu nirinda ntabwo njye mbikora ko ntabwo njye mvangura wowe niwe wakoze osokiye uri kubyumva nkandika guy nageza ko muri kunyumva we hari message iri clear na postinze nawe yayipostinze ahubwo yanayipostinze mubwira ati I'm not gay I'm a gentleman musubizaga voice note ziri view once ari urukundo ryoshya ndamubwira izo nzira sinzi genderamo genda umu gentleman na appreciating ibintu ukora muri iyo message maribona I appreciate yoheje gute byiza umuntu yakwitaho ibintu byo guteka n'ibiki byose yakoraga ibintu byinshi gucleaninga ama backyards ama jardin n'utuntu twinshi yakoraga vraiment na utuntu twiza kandi aba celebrities benshi barabikora so we niwe wakoze icyo kintu ubwo mucamutsa nawe ubwira nti désormais I'm not gay nubwo nanditse nawe nkandikaga I'm a gentleman iyo message iragaragara iri clear so we rero akona gaturufu ke nakantu ko ku ruhande ashobora gukora kugira ngo kudisgracing mu gihe mwagiranye misunderstanding kuko episode yo kwandikirana muri 2022 kuko ngira ngo hari menye n'icyo gihe arukira kuri Instagram yisiko yigeze kuva igihe kirekire sinzi ikintu yenda cyabaye ariko ntabwo kuvuga ngo nango voice note amwandikiraga senizi ni voice note za appreciation niba nyeretse akantu yerekanye akantu keza kuri nuza nkavuga ni wow hari utuntu yakundaga gupostinga arimo guteka avuga ati
akata imbuto arya watermelon avuga ati wotana wowo utuntu nk'utwo avuga ati yami utuntu nk'utwo agashyira kuri story nka muri praying yari umuntu wanjye ufite yari umuntu uri close uko yanyerekaga amatutorial menshi hari n'izindi voice note kano kanya ngena nabumvisha yandika donc namwohererezaga nkubwira nti ibintu uko bimeze gutya inyama baziteka gute ibirungo bikoresha gute n'ibyo bintu izo chat twagiranaga niba afite ikintu nigeze mwambwira ngo se muhungu ndagukunda whatever ntekereza ko nk'umuntu undakariye kandi murabizi ko atajya heza siricyo watatse inyungu ze ntekereza ko ibyo ni ibintu yakabaye yagaragaje ibyo kuri The Choice nyine ni izi video ni donc ni screen record za chats recordings arimo kugenda ahereza aba YouTubers ariko ntekereza ko njyewe muri conscience yanjye sinjya nandikirana n'umuntu ikintu ntasubiramo niba afite na video yanjye ya news rwose n'uburenganzira bwe posting pe ariko naye ku mutima warabizi ko iyo conversation arabizi ko rwose arabizi ko hari levels n'umuntu wari umeze neza ubona ko imbere wamwigira utuntu twinshi ufite ni replies nakoraga kuri stories zo kuri Instagram kandi umuntu wese ufite abantu baziranye bafite ibyo badiringa nanjye twadiringanaga ibintu by'igikona yigisha guteka banamuzi barabizi ko igihe yabyigishaga abantu barabizi byitwa Chef Eric barabizi hari n'ibintu ajya kugura muri supermarket nyagura ibikoresho byo mu nzu kabanza kumureberaho ibintu yakoresheje nk'umuntu utangiye kwibana bwa mbere so ntekereza ko rero icyo of course ntabwo wagikura ku mihanda ariko ni ikintu kiri clear and obvious chat zose twagiranye ndazemera ariko ushobora kureba muri izo chat yerekana ukabona impamvu harimo presque chat zanjye gusa ize zitarimo nuko nari prayingaga kuri stories ntabwo ari conversation twagirana ndazifite ngiye kuzishyira hanze yego zishyira hanze abanyarwandakazi ibyo ndebesheje amaso yanjye ariko yakeneye rwose yakeneye amajwi tugiye ko afite yakeneye hano harabatesengutse ugiye ko ari amajwi ufite ugiye kudukinira ya uri kumwereka ariko abanyarwandakazi bose baki aya izi chati rore uru ni urukundo muri izi message uru ni urukundo ukunda umuntu bisanzwe w'umutekano murakoze kanyamanike reka mbishyireho komeza rore komeza bishyireho rwo ari kwigira Rwanda ntigeze mwandikira cyangwa mvugana nawe ntibuka cyangwa se ntazi nta na kimwe kuko chat zo kuri Instagram iyo utahinduye account ntizijya zivaho kuva mu mpera za 2019 chat zose twagiranye zirahari kandi uzirebye ukazikurikira neza chronologiquement urabona ko conversation nyinshi twagiranaga ni igikoni ibintu wabonaga ubona kuri story uribaza kuri story habaga hari iki habaga postinze aba babes abakobwa babaga bamusuye barimo kuryoshya yagiraga abakobwa beza benshi cyane posting nubwo wenda ntacyo bamazaga ariko yarabagiraga kavuga ni wow kavuga nice nakwereka ikintu nibura nigeze mwandikira cyamubwira amubwira nti se muhungu you know I love you so much ibintu nk'ibyo like nabikwereke nabidara kuko ntekereza ko abifite ntabwo yaheza pe ntabwo yaheza kandi aramutse abifite hari n'abandi bageye baba babifite kuko umuntu agatereta abantu ahantu hamwe iyo utereta umukobwa utereta n'undi bakora coalition bakabizana byose bakabiterateranya sibyo so nta birenze bikine rwose ibintu yagwaye bikine nanjye ndabifite rege iwanjye ndabifite kuko chat nazijyamo nanjye Godfather wigeze ko nshaka nagushatse ariko gato yareka Lorenzo bavuga ndaje reka byose mbimanike uretse gato Godfather niyo video ya VN ya iminota 5 wayibonye yinyoherereze ndaje nyirebe ntabwo yamama nakayenyeri ko muri covid ka support muri pandemic yarameze neza shopping aryohe wameze neza mu Rwanda abantu batari bifitiye n'akazi ubwo muri kudukanda it's okay kuba yarakanza akayenyeri kandi I appreciate it sinange gusa abantu benshi kuri Twitter icyo gihe bakandira akayenyeri bakanabidara bavuga bati mana mushimira vraiment ikintu kizakora ariko ibyo ntabwo bivusobanuye ko mbonye ikintu kitari Lorenzo cyiza kiri abantu benshi nta kivuga ntabwo bishoboka Lorenzo yo yes kuva uhibereye
ukaba uzi ko videwo mwahanye nta kibazo kirimo, ukaba ubyemera ko zijyaho nta kibazo gihari. nta video twahanye ni ama voice notes, ni amajwi iyo videwo se minota 5 yahaye Godfather ni screen record ya recordings ari kuri recording chat. Okay, ni screen record ya recordings, ntago ari video y'igisa. nta video ikintu cya media twaba uyoheranyije turi tuganira bwa mbere, yigeze kumbwira ngo yigeze kumbaza ngo urinde, turimo turaganira tubaye amafoto nka tukamenyana, ndamwoherereza namweje amafoto ndi muri studio ndi mu kazi byo kumenyana. nta media twigeze dusharinga. Ibindi yanyorezaga ni ibintu n'amafoto yo mu bikoni y'ibirungo, avuga ati iki gikora ibi si ibyo se. Ibindi ubwo nyine byafite hanyuma ikindi Lorenzo utekereza ko umuntu wigeze kugukandira akanyenyeri byoroshye kuba ufata iya mbere ukanenga igikorwa yakoreye kuri stade? Ntabwo nafashe iya mbere. Semuhungu hari ibintu byinshi byamubayeho kandi ntabwo mwigeze mubimbonamo. ava muri Amerika, abantu benshi bamukoze ibiganiro, nanjye mfite YouTube. Ava muri Amerika aza mu Rwanda, abantu benshi bamukoze ibiganiro baramusebya ngo araje akene. narayibonaga ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye. Semuhungu igihe byavugaga ngo yafunzwe, ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye. Sinigeze nza kumusebya kuri social media. Bivuze ngo nta kintu na kimwe kiri personal nigeze mwataka kuvuga ngo ndi ungrateful ndengera. Ariko hari ibintu biruta ibindi. Nk'umuturage uri responsible ntabwo ushobora kubona ikintu cya indecency nkuko na Kenisi yabonye ikintu cya indecency cya Moses akagikomantaho akagitanga opinion. Nanjye nuko nabijyanye, nanjye donc niyo cadre nabikozemo. Kandi nje ntabwo nigeze mwataka mu buryo buri personal, ntabwo nigeze mvuga ngo nzatwika ngo ibintu bye, ntabwo nigeze mvuga ngo nzamukorera ibi. Icyo navuze nubwo nigeze mvuga ni Semuhungu acibwa agirwa igicibwa oya. Niyajya muri stade ntakore biriya bintu, nta kibazo ngende nari kuba mfite. Edayeri n'igihe batangaje ko azajya muri stade no kuri radio Rwanda nigeze mbikoraho commentaire mbi. Ariko maze kubona zira video umuntu ajya hasi down chini akubita ikibuno agira uti nabonye ari ibintu biri indecent. Umuntu ujya muri stade kenshi nzi environment yaho ukuntu bimeze, nabaye concerned so ari ibintu biri personal. Hari levels za responsibilities. Uranyumva? Umutima nama wawe warakorohereje kugira ngo binenge, kandi yarigeze kugutabara mu bihe byari bikomeye. Umutima nama wanjye ntabwo wanyorohereje kugira ngo mbinenge, ni na consideye kuko iyo njya kubinenga nari gutangira kuko nayo mbizi cyazakora muri stade nenyizi ko icyakora ni ukumansura nyine. Ntabwo natangiye kumwataka bakimwanonsa. Bivuze ngo nazishyizeho izi chat ngiye gufata umuntu azinsomere. Ninde muntu hano usoma iki? Ninde muntu usoma ikinyarwanda neza? Ninde muntu hano usoma iki? Hera ku ya mbere. Umva Godfather, ndagusaba uruhushya rwo kutazisoma kuko ahantu ndi hari akaziki. Ninde muntu shakundi ngenda njya mvuga amasegonda make muting. Okay, reka maze ndebe undi muntu hano. Kabano ntuhari. Ndahari. Fata deba WhatsApp yawe. Noneho hera ku ya tugiye guca amazimwe turabanga ibintu tugize ku murongo rega. Oya muzisome muzishaye ku Rwanda. Ntabwo nyene ko muyobya abantu bijya kure. Ziri wanje ariko reka tuzisome kabano. Abdul urahari? Kanza n'umunyamakuru ufite ikarita. Yeza n'umunyamakuru. Abdul urahari? Abdul Nyirimana urahari cyangwa nkumanuri? Fungura mic yawe. Manuka. Gukorera izuba koko. Kabano reba WhatsApp yawe. Okay. Sinzi ko ndibashe gusoma umunyamakuru ariko dore muri banganje uretse gato. Ntabwo bira
niwe nshaka amaze banyumviye neza urakoze agahinde zamukana thank you uretse gato agahinde zamukana nkwereke okay tweet wayibonye kanyishyire kuri dashboard yishyire hejuru dashboard by the way ikiganiro kimaze kugera kuri the choice aho kanyana hejuru naho bajye bareba umve the choice ni bivuye ahangaha the choice ni biretse ntago banyishyuye kuyamamariza nigende agahinde uri kureba kuri dashboard kambe mvanye ibindi byose ariko mbere ko mvana ibindi byose mbere ko dusomera izi message hano turaba tubonye ukuri kandi mwiyunza rega so ahangaha ndamanza mbibutse ko ku bantu bari ahangaha mbibutse ko mbere ko dusomera izi message mbere ko mvana zino link murebe hejuru dufite ikintu bita single connect ni imwe muri application zakozwe n'umwe mu banyarwandakazi nibura ahangaha reka tubwire ko isi yamaze kuba digital. Single connect ni imwe muri platform cyangwa muri application iri international ikorerwa n'abanyamahanga. Ni application yakozwe n'abazungu ariko bafatanyije n'umwe mu banyarwandakazi bagiye hanze bagezeyo babona ko mu by'ukuri bagomba gukora ikintu gifite umumaro. Narendiri munakondaga kumva abantu bavuga ngo ni gute muri Afrika nta muntu ushobora gukora n'uruganda rukora ibikwasi. Uyu mubyeyi cyangwa uyu mumama numwe mu bantu bahagurutse aravuga ati ngomba gukora ikintu gifite agaciro. Arahaguruka akora application yamutwaye amafaranga atari munsi $50 by'amadolari. Bubaka application aya masaha ushobora gusanga kuri Apple Store, muri Play Store bayita Single Connect. Iyi Single Connect wowe uragenda ugafungura nkuko downloadinga application yose yindi isanzwe, nkuko udownloadinga WhatsApp cyangwa na exchange turi gukoresha, ni ku downloadinga Single Connect warangiza ugashyira amazina yawe, ubundi ukagenda ukahurira n'abantu muhuje imyemerere, muhuje imico, mukaganira, mugahuza urugwiro, mukinja muri relationship. Haje abantu bifuza gushaka abakunzi ariko mu buryo buri official, ntabwo ari tinda sanko gusambanira, no, na ahantu hahurira abantu b'abanyabwenge, hahurira abantu bafite makariya zabo, bakahurira ni nk'uruganiriro aho ushobora kumenyana n'abantu iyo mukajya muri relationship. Bayita Single Connect 2022 nkuko muri kureba hejuru, ugende uyidownloadinge unayisakaza ahandi, noneho abantu binjire muri relationship. Iyi ngiyi ni imwe muri platform ziri official zemewe n'amategeko, yakozwe n'abantu batuye muri Canada, harimo umunyarwandakazi mu by'ukuri w'umuhanga wakoze ikintu kimuvunnye ariko aravuga ngo reka ngisakaze n'abanyarwanda binjire ku isoko ry'urukundo ku isi hose. Ngiyewe iyi application nyita nk'umuranga mu Kinyarwanda. Ni mugende mu downloading Single Connect, hanyuma ibindi muzaza kunshimira nyuma. Nuyi downloadinga baragusaba gushyira muri nimero yawe ubikore, baragusaba gushyira amazina yawe ya nyayo ubikore, hanyuma udownloading Single Connect. Single Connect ni imwe muri platform ifite ubuziranenge kandi ifite intego yuko ushobora kwinjira muri relationship kandi nzima ifite umucyo. Aba bantu ntibarangirira aho ngaho, bafite n'ukuntu bagira abantu inama. Iyo relationship yemeze nabi, bafite abakansara babyize mu ishuri, apana abapapira, ku buryo ugenda hari uburyo muganira, hanyuma ni tape par etape. Utangira uganira n'umuntu bikagera igihe mugahamagarana, bakagera mukazahamagarana kuri video call iyo mwakundanye cyangwa mwumvishe bikwiye. Ni mugane Single Connect mu downloading, hanyuma noneho mwinjye mu relationship afite intego, afite umucyo, mukora imiryango. Ndabashimiye cyane. Wilson wamaze kubona izo tweet nashyizeho hejuru? Reka manze ntabwo zirajya. Reka nze ngo tweet muri ntuzo, sinzi impamvu ubwo you don't follow me. So reka nze manze nzishyire hano, ese zikuze zivuyeho. Reka nzishyire hejuru, reka nzongere nzishyireho. Nuko account yawe iri private. No, you have to follow me. Abantu se batamfollow yamaye ese ko ndebintu byose bigiye hanze, ko ndeba buri muntu ariko ko ndeba na Lorenzo azanyibye turashize. Reka nze nkwereke uko mbigenza, reka nzigarure nzishyireho ubundi. Oya ariko kuri dashboard ntago zamaze kugeraho nta kintu muri kuri dashboard banyarwandakazi, ariko nsaba abantu you have to follow me kugira ngo ugirebe. Wamaze kuyibona buri so yamaze kugeraho, ariko nemishoye kugira ngo byoroshye. Reba muri DM kaziguhi copy. Lorenzo yagarutse ira muri DM naziguhaye, wayibonye? Noneho uraje usoma, ugende winjye no muri comment urebe uko zikurikirana. Wazibonye? nazibonye. Twagihera ku ya mbere.
gushyiraho nanjye na accepting request zanyu kugira ngo mwisomere muhe amaso okay amatama bitarakunda crazy zamuka crazy umuyahudi urihe zamuka no gatashaka sniper bahari babashe gusibana era kuyambere ongerijwe iyambere Lorenzo hari tariki 9 z'ukwa 12/2019 Kekutime, very nice. Oh wow, thank you so much my dearest, I like you. Again, thank you Eric. Hey, can I have your WhatsApp number please? Wini Lorenzo? Yes. Bashise Tuvugana gusa. Yani message ni screenshot ya mbere. yego Screenshot ya kabiri Lorenzo nanone. Ese wanjye live kurebera USA. Ese wajya live kurebera USA. Nice one. Oya, wait. Iyo message arimo ereri imyandikire. Yari yapostinze video arimo donc kwerekana neighborhood, arimo gutembera, ndamubwira ngo wajya live nkirebera USA. Donc kwa kundi agenda gereka abantu mu mujyi atembereyemo. reka Na donc udukosa tw'imyandikire turimo baza kugenda bibona. reka komeze Okay. Hasi unomero uti nice one. Message hanyuma wanditse urandika ngo one of Usiza urabona ko ntazirimo. Urabona ko ntazirimo zose yarazideleting. Lorenzo genda gaturitse gato. Yes, ya nyuma kuri screenshot wanditse ngo one of little pictures I've ever seen. Iyo screenshot ya kabiri. Screenshot ya gatatu Lorenzo nanone nakoze kuri RBA Musanze ariko ubu niga muri kaminuza y'u Rwanda, niga day. Ntabwo kujya kuri radio nandikira media house ya Yilunga Limited yitwa hano message garukiye. Message ya nyuma hano Semungu yarasubije ati I see. Then message ya nyuma urandika ngo hi, wanyimye number yawe, ese ubu wayinyirereye nkajya nirebera stati zawe. Screenshot ya nyuma one of little picture I've ever seen. It's really shaming. Lindas. Wow. Ako kajwi ni sawa cyane, I like it. Ngo uzaturye. Kekutime. Very nice. Nizo message nabonye hano kuri screenshot yawe. Ni nyinshi nanga zirangiye man, nanga comment. Yes, comment. Hari ziri zikurikiye. Lorenzo, ese wajya live kurebera USA. Nice one. Zinazisomye waziduplicatinze hasi, kakomeza hasi tena. Hey, ni nayisomye yo gusoma. Okay. Hi, wanyimye namba yawe, ese ubu wayihereye kajya nirebera stati zawe. Uyu muntu ninde? Mwahuzwaga niki? Your loved one yari iki cyawe? That nigga's English is fucking fantastic. Ariko aho ngaho namaza ngo umuntu ninde yari yapostinze ifoto y'umugabo. Aho ngaho niho namenyeye ko ari umugay. Ibintu byose twavuganaga mbere ntabwo nari mbizi. Yari yapostinze umugabo ari kuvuga ngo my loved one n'ibiki ntazi byari byo. Nibwo namaza ngo uyu muntu ninde? Ariko babeshya muraza kubibona kuri The Choice, ariko mwagiye kuri The Choice ko muraza kuba bigaragaza. Ariko Semungu nawe uvuga nk'umuntu. Lorenzo munyemerere umuntu uri gusoma some
yari kuri puranga ndi gutwekinga avuga ko yabikunze areke kubabeshya genda gaceze ntabwo nigeze mbigutweka n'izina ry'Imana mwese barabibona yararwaye asanga si za sayizi zanjye Lorenzo meet your mic Eric meet your mic okay komeza nani Snipe fungura mic yawe right irafunze Okay. si wakongeye ijwi komeze nk'umuntu Kuvuga mara subigaho. nyaruka komeza Okay. Nageze kuri that nigga's English is fucking fantastic. Man, ariko you are physically fit, bitch. komeza Okay, screenshot kurikiyeho gusa tuba inshuti cyane. turashize Uziko yakumvise agaseka ako kajwi karandyohera. Wavamo umushyushya rugamba bwiza. Va kuri ba Philipita batagira ijwi. Nyohereza ka VN uvuga ngo Mayweather in the house. Mayweather kuko yarankunda ari indenya yanjye wagenda muturage wowe suri Mayweather icyo gihe wari wagiye muri concert yarimo yari wagiye muri show irimo Mayweather niwe nakubazaga ati urimo uravuga Mayweather in the house really lit Lorenzo mwihangane gato sawa Okay. Lorenzo hari ama screenshot y'amafoto y'intebe z'umuhondo. Hano biranditse ngo Sendi mumufashije gato ndaje. Sansida. Kandi ari kwiga. I shared you. Sendi mumufashije. ayo ni amafoto yanjye yari yansabye ni foto nari nagiye muri yuko ariko sorry ariko Godfather baretse gato ibintu udasobanukiye so urayimenya gute ayo ni amafoto yari yansabye ngo mafata umwanya you take your time ihangane badusomere komeza it's okay alright Okay. Ya nyuma yo nta magambo ari ni screenshot ari muri studio ya RBA I guess. amwoherereje ifoto yego komeza So ikurikiyeho ni Mayweather in the house, man in the house, kumwe nyine uba wahiye. Haha. Wow. I can't wait Lolo. Mayweather, I can't wait Lolo nyine Lolo ya ndi Lolo. Okay. Nagize ngo ni Lolo ya mwise bubu. Okomeza. Mayweather in the house. Nako kajka. Oya. Ntacyo uzaba never worry. You are becoming iconic despite some polemics. Ariko ntabwo nkunda gupostinga cyane. But I have some few pictures here. Ahita foto itagaragara hano hasi sinzi iki. Habigaragara iyi. Kankomeze kurikiyeho nta yindi kurikiyeho. Izo hasi sasa. We like you guys, keep entertaining us, but I'm not a gay, I'm a gentleman. We just follow your daily update, Cox. You are celebrities and you have much to share with us. Keep the good work. Good day, Eric. Twek. Haha. Ndumva arizo ngizo zirimo, nta zindi mbona hasi. Uriya se oya manuka muri comment zirimo murebe namwe nta zindi zirimo kabisa serious yeah. Iyi imwe ya nyuma nyine ni imwe bari twerk sinzi muri bisobanuye yari purayingaga ndi kubyina nyine ndi gutwekinga urakoze iyo niyo yakundaga ya nyuma rero nta yindi mba Banyarwandakazi ego Okay, komereza muri iyo toni nziza nakuvangira ahangaha nyuma yo kumva
abasangirangendo abasangirangendo nubwo Eric yaje ashaka gufata rino zina akarishimuta nyuma yuko mushimuse izina kwanda mukarigira ry'abatinganyi mugashaka no gutwara ry'abasangira ubundi abasangirangendo n'abantu basangiye akabisi n'agahiye urumva abangaba bari abasangirangendo ubu tuvugana bakaba bari kwamburana amakabutura imbutura reka tubigenze dutya mu yandi magambo Lorenzo yego uwari inshuti yawe cyangwa umuntu mwaganiraga wa appreciatinga ibyo akora aya masaha mukaba mubona ibi bintu ahantu bigeze ari ukujuguranyanya imijugujugu utekereza ko bidakwiye ko bishobora guhagararira ahangaha mugakomeza umubano mwari mufitanye hatabayeho kwandagazanya hari icyo babitwanye umva icyo mbitekerezaho ngira ngo chat mubonye ntabwo nigeze na hamwe ntukase Mungu cyangwa mubwira nabi sibyo ahantu nigeze ngira nawe ikibazo ngo mubwire nabi mutuke urumva yari namufataga like ahantu mwumvaga najyaga mwihanganisha arimo aramuninga his loved one umugabo we ahantu yabaga yapostinze yadeprimye abantu barimo kumutuka cyajya abantu bavuga ngo yafasha abantu ku ngufu yagize ute mwabonye namwihanganisha nkamvuga ni wanakomera ibintu bizarangira kubera ko nyine hari ibintu yamfashaga kameme ibintu byo kuntitoringa ibintu byo gutekana ibiki byose nakundaga nyine videos ze arimo gutembera ya travelinze yerekana utuntu nka replying so message musomye urebye hafi ya zose nizanjye ize ntabwo zirimo ntegeza ko nta na issue iri muri messages twandikiranye n'abantu bafite ubwenge murabibona donc nta issue irimo donc yaba yaraduteranyije synonyme yuko ntabundi nta kibazo mfitanye nawe sibyo nta kibazo mfitanye nawe vraiment nta na kimwe mu buryo buri person nzi abantu benshi baba gay banabyemera nzi abantu benshi baba lesbian banabyemera sinzi niba ari umuntu wigeze ubona arimo gutuka ngo ni umugay ngo ni umulesbian ibyo sinya mbigira so ikintu cya mbere rero Semuhungu kuba narabaye concerned kubera amavideo ntishimiye nabonye muri stade okay kudefanda ko ntacyo atwaye nawe n'uburenganzira bwe kuko hagati yanjye nawe nta regulateur urimo uburenganzira bwe kuvuga ko amavideo ntacyo atwaye ukaba n'ubwanjye kuvuga ko njye mbona ko hari icyo atwaye so tekereza ko aho hagati twahahurira ikintu cyo kuvuga ngo namwatse urukundo ngo ni uburyo donc bwo kunsebya aratekereza ko ndi weak biri bumbabaze kandi impamvu atekereza ko biri bumbabaze effectivement nuko azi ko ari umugay nuko azi ko ndi straight tekereza ko koko iyo mba naramwatse urukundo ndi umugay ntabwo akaba ari kubikoresha against me ko ntabwo agatekereza ko bya umukobwa ntabwo afite umuhungu wamuterese ngo avuge ngo reka ngaragaze ngo amachatting urukuntereta no way ntabwo byashoboka kuko urumva deja ni ikintu kiri normal ndamutse naramusabye ngo dukundane ari umugabo nanjye ndi we ntabwo abikoresha against me kuko deja naba ndi we naba ndi umwe muri bo so arabizi neza ko atari byo anabaye n'imfura yaza hano akavuga ngo ntabwo ari byo rwose Lorenzo sinigeze mutereta kwari ukumubabaza mwishyura kubera ko nawe yampostinze ankorera amvugaho nabi avuga ko ibintu nakoreye muri stade atari byo aho ni abantu donc babahurira hagati bakagwa muri agreement yakomeje ko insista ngo opinion natanze ngo nyisibe impamvu ari kuvuga ngo nyisibe nuko nyine abona ko nuko abona ko iri sensitive kandi abona reaction irekereho uri gusebana nesi wowe yo baretse gato bakumyuting imvuge so ndaza no kuyisiba petetere kuko nubundi abona bibwiraga ntekereza ko bimazeho iminsi nta nubwo bigomba kuba iteka ryose abantu barayibonye igitekerezo cyanjye no ku wundi muntu niyo yaba atari umugay reka nta nubwo ari ikibazo cy'uko ari umugay n'undi muntu umukobwa agiye agakora ibintu nka biriya sex simulation kidasanzwe n'igiti Godfather rero Godfather ya hosting Semuhungu reka avuge noneho uze kugaruka reacting amaze kuvuga iyo hosting urimo ku
urimo guhuza abantu nanjye ndagenda mu kanya urimo guhuza abantu babiri uretse kugenda gato ibintu ndimo ndavuga ingingo zanjye ahubwo abantu bari hano muri message twandikiranye niba wumva hari message iri unusual cyane ko hagaragara message zanjye gusize yazisibye avuga bati iki kintu rero ndaguhamba on my stories do you think na voice note ni mwana zikinye ngenda zifite naho ngenda nazikinira nta bintu byatanje ariko ntabwo uretse gato se muhungu nta zindi mpuhwe amfitiye arimo arazana chats twandikiranye arimo aranshinja ngo namusabye urukundo kandi umuntu w'umugabo bivuze ngo ikintu cyose the worst yashobora kugaragaza ibintu twavuganye yakinkorera so aho ngaho rwose ni safe kubera ko ibintu byose twavuganye ndi conscient ndimo namusubiza ama stories ntizihari zaragiye za XPA message yanyandikiraga twandikiranaga yarazisibye ntabwo mpangayikishijwe no kuziba ko ntacyo zintwaye message nkeneye gusiba ndamutse ari n'ibintu biri numva bimbangamiye ntabwo naza hano kuri space kubisubiza you understand ntabwo naza hano kubisubiza kuri space so ku kintu rero kuri iriya ngingo y'uko nagaragaje ko ibintu yakoze muri stade bidakwiye iriya ngingo rwose ntabwo nyiregreta nta nubwo nyimusaba imbabazi nta nubwo nyicuza biriya ni ibintu nakwandika undi muntu wese yakoze ikintu kiri indecent muri public umuntu wese n'abantu bakuru n'aba grand frère banjye wakora ikintu kiri indecent cyane gihura n'umupira kubera ko niwo mbamo impamvu navuze kubya ba motion nuko bitaba byari muri showbiz ntabamo sinkurikira aba fashionists sinkurikira abanyamideli cyane impamvu kiriya kintu nakibuze nuko cyari muri stade n'ahantu hanjye ndahora nziranye n'ababyeyi bajya muri stade nziranye kandi urebye reaction uretse gato ndimo ndasoza urebye reaction z'abantu bagize kuri biriya bintu nanditse uzisubiyemo 90% y'abantu basubije kuri ya post nakoze hano kuri X 90% concern nari mfite nabo barayifite so ntabwo hagira umuntu uzana abantu baza hano kuri space batanga opinion avuga ko kiriya kintu cyagaragaye kuri stade ari ikintu kiri decent cyo gushyigikirwa kuri stade y'umupira w'amaguru ari ikintu cyo gutaka no abantu bazi hano batanga ibitekerezo hano hari abantu bakuru hari abantu benshi bumve niba none hari ikintu kiri personal narifitanye na Semungu cyatumye kwandika biriya cyane narifitanye na Kenisi ntabwo narifitanye n'umuntu n'umwe ikintu kiri personal sinjya ngira nibazo n'abantu ama individu hano kuri X tuhabana buri munsi nanjye ntabwo mwumva buriya n'icyo kibazo cya network kandi ibyo amaze kuvuga ntekereza ko bihagije ubushatse bamumva itanga opinion ntabwo opinion zo muri stade ntabwo opinion zo kuzimyinjirize ntabwo opinion z'amaclub ntabwo opinion z'amafederation kandi nzabikomeza ntabwo bigaragara so naho ibindi rero by'imibereho y'abantu ku giti cyabo ntabwo I don't care Lorenzo uranyumva yes so ikibazo nakubajije n'icyo nshubije nakubajije ikibazo ariko ntabwo ikibazo nakubajije aricyo nshubije nakubajije nyuma y'ibingibi byose byabaye nk'umuntu mwari mufitanye uko mubanye don't you think ko ibibazo bishobora kurangira muri space bikarangira ahangaha mukomeje kugirana umwuka mwari mufitanye mbere niba warabibyo wakoze nta rwango rwari rurimo ahubwo waratanze igitekerezo ibi bintu byarangira nonaha hakabaho byarangira nko kuri njye sibyo nko kuri njye kubera ko Semuhungu nta nubwo tumaze igihe tuvuga ko yaza mu Rwanda ntekereza ko tutaravugana ariko turahurira ahantu chat duherukana yavuze ko ari 2022 kandi ntabwo twashwanye ntabwo twasereye nuko nyine urumva ibintu yanyigishaga ni namaze kubimenya nzi kwirwana ntabwo ninyimaza ama spices igikoni cyane ninzi kugikora so ntabwo nta effort nakora kugira ngo birangire kuko nje nta munabi mufitiye simwanga nta mushinya mufitiye icyo nakoze ni ukunokinga ahantu habangamira inyungu ze kandi mbikora consciemment mbikora ngirira ineza y'abantu benshi muri stade ahantu mba cyane wadakunda no kuba kenshi ibera muri night club nanjye wenda njyamo byose simbinenga kuko binagira regulateri waho kandi bigwamo neza so we rero ahubwo mubaze ngo
icyo nakoze iriya opinion nakoze aramaramaza bingana gute kugeza aho azageraho yumva ko umuntu donc ibintu byose akora hari ibyo abantu batagomba kwishimira, hari ibyo abantu bagomba gutanga opinion, hari ibyo abantu bagomba kumunenga no kumujora. Natwe iyo turi gukora ibiganiro bya siporo abafana baratunenga muri commentaire ku kanya badukora ama reaction hano kuri X birwa batwandika bakemunike bano Brene birwa batwandika twasesenguye nabi twafashe ingingo. Nawe rero akeneye ikibazo nkubajije ugafata umwanya muremure. ariko ikibazo nta usubiza neza ushobora kunyambura mikoro niba nafashe ariko nigeza ko nagusubije neza. Osaki we nawe urakumva neza icyo mvuga ni iki ngiki sibyo. Deja uravuga ati ibyo nakoze simbyicuza nakongera nkabisubiramo nkuko nabivuze nta kibazo, ariko byazanye induru. Reka mfate Semuhungu kugira ngo nanabarekure kuko mfite ikiganiro mu kanya. Reka nibutse abantu ko none ubu turi kuvugana nyuma y'iyi space, dufite space mu kanya igiye kuvuga ku nkundura. Turi kumwe n'abasesenguzi b'abahanga, turi kuvuga ku nkundura y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko turahita dukweba tunyure icyango gato twinjira mu ishyamba ryo mu kibira aho bavuga ko ejo bundi habereye ni mu Burundi habereye intambara ikomeye yakasamo twabana bange ngo bayakubise abantu. Turabivuga nk'uko biri aho habereye intambara, hari imyitozo ya FDLR ifatanyije n'abarundi ndetse ngo harimo n'abazungu, aho batazi icyabakubise ntituzi niba ari mu Ventura yabasanzeyo ntabwo tuzi icyabasanze bararenga. Turi n'abasesenguzi mu kanya iyi space mu politi ibyo bintu ngo nakasamutwe. Ariko ninde muntu wagiye muri iyo trading yatozaga inyeshyamba zirimo FDLR akagenda akabacofuri na buhoro bakababagisha ibyuma mu kanya space tugiye kuyivimuzi. Ariko tutarajya aho ngaho reka dukomeze yanga. Reka mbabwire ko ubu tugiye kwakira Semuhungu. Lorenzo ati mu by'ukuri mu byo yanditse n'ibyo yakuvuzeho ni iki umushinja cyakubabaje kurusha ibindi? Ese Semuhungu urumva iyi space yavangaha wowe n'umunyamakuru Lorenzo umusangira ngendo wawe wa kera, umuntu wagukundaga mukandikirana mukarara amajoro muvugana, ko ikibazo cyarangirira hanga mugakomeza umubano ibi byatambutse bikarangira? Erika ijambo ni ryawe. Je first of all nuko nabigarutseho wenda maze kubona mu kiganiro nakoranye na The Choice nango uyu mutipe namwibukaga pe kuko abantu baranafashije bari benshi sinamwibukaga ahubwo nuko abantu bakomeje banyereza ama screenshot umuntu yatwabereze ngo muri gupfika ari ugushimika kwa wenye namwitaga Christian ndabase Lorenzo ni ngenda kiramo ncizamo Lorenzo ono isurire family ubwo na copy account wenda bakane ko nakibwiye tuvugana uyu muntu yize muri Instagram musangamo nyine sura mu message nkuko ari kubeye yagiye abeshya yinyuraguramo bro namfata sebye nayo wase yabanje yinyuraguramo ngo twavuganye mu 2020 ngo muri pandemic kandi mu bibyibuka neza pandemic yaje 2020 abanyira bango twandonye mu 2020 nsura muri message nge zerekana ko twataye kuvugana mu kwa kare n'umbatari mu wa gatanu kwa 2019. Ibiganiro actually byinshi cyane twaganiriye kuri Twitter nuko ya Twitter yanjye yari ifite abantu benshi nari narayi deactivatinze iminsi 30 yashirije nandi muri migration sinshobora kuba nayigarura kubera ko wemeye kugarura iminsi 30 tarashira. So ibindi rero ari kubeshya aho ngaho ari kwitaka ari kugira utemwe ngo twavuganaga mu byo kurya ndetse muraza ko byirebera mwe no mu judging. Actually link maze kwishyura voice zose nzishize ndazipostinze ingiye umpaye yanyuma ndayipostinze nayo komeza nayo ngiyo nayo bayirebe y'iminota 4 n'amasegonda. So maze kwishyura yes. So then rero nango arazana igire Rwanda nziza uri kwita umuntu DRS ukamushyira thank you very much ankunda ijwi ryawe mbabarira unyuhere VN uri kwivuga yansubye nimero yanjye ya WhatsApp ndayimwima hashira nk'amezi angahe arabango wanyimye nimero ya WhatsApp uri umuntu wasomaga message ntabwo bisomaga neza rega nkuko byanditse hashira igihe arongera ambaza wanyimye nimero ya WhatsApp kubera iki mwebwe ntabwo mwabaye twisted ntabwo muri kubyumva. Je this dude namufashije nko gufasha abandi bantu bisanzwe nkuko najyaga mfasha abantu benshi nkuko nawe yabyiyemereye ahubwo ahantu narese kuvuga nawe nuko nawe nyatangiye kumenye kandi nawe nkunda abantu bamenye. The last chat twaganiriye ari 2022 gusa wenda muraza kuza kubibona kuri The Choice
kuko barazumigaga bakajya berekana n'ahantu yari purayinga n'impamvu yari purayinze kuko hano bino byo kuri telefone ntabwo bigaragaza neza ari kuvuga ngo narasibye chat naramusuzuguye kuko umuntu w'imusanze wumvaga twavugana iki koko wamuhoraga iki se wamuhoraga iki ko ari igihungu cyiza cy'amabuno wawe jewe sezi zanjye nkunda abahungu bananutse cyangwa ngo batera icyuma ubwo si cyo kida nk'icyakasuku n'abandi umuntu twavugana rero kurangiza no kw'impano nta kintu twakorana pe njye namufashije nk'uko n'isura idashimishije njye namufashaga nk'uko bafasha abandi bose ni nawe namubaje si bundi urinde kumbona n'amafoto y'upostinga hano kuko rega yateze akaduruvayo kuri live zanjye niho namumenyeye cyane none ariko hari aho yabango no kuri Twitter arankurikira ariko njye namuzi nyine nibwo namubaje se wanyohereje amafoto yawe nkamenya n'umuntu tuba tuvugana nibwo mwabonye yari amafoto yanjye yohereje ndandika IC urumva namusuzuguye ko nawe sinzi mwari mwabibonye nyine aho yohereje amafoto nyine IC nyine maze kumenya n'undi tuvuga nuko kuri social media duhura n'abantu benshi man dufasha n'abantu benshi so ntabwo ari ukuvuga ngo dufasha nibi n'abantu bariho hano babimenye ntabwo mfasha umuntu ngo ni uko muzi cyangwa twaryamanye dude kuva igihe twavuganiye ntabwo twari turabonana twazanye kuvugana 2019 nari naragarutse muri Amerika kandi kuva icyo gihe 2019 nagarutse mu Rwanda ejo mu kwa gatanu twari turongera kuvugana namwe twari tuzi ahubwo yanwitse yibagiwe ko hari uwamugeze kumugirira neza si byo kuvuga ngo watanze opinion yawe ukuntu bitekereza njye nta kibazo mfitanye nawe ariko nagomba kuza nanjye nkaguhwitura kuko wansebeje muri public niho gushaka kunyangisha abantu so wicare n'ubutana n'abandi bantu bari hano babera isomo njye rike se muhungu nta muntu njye nivangira mu buzima ariko iyo nondagiye nanjye ndagutondagira please iba ari byamatakira ngo bari kubeshya ngo bari purayinga ku biryo link imaze kuyishyiramo ntabwo ninagize ndi purayinga kuri nonuza account ya Godfather ndi purayinga nshyiraho ino link y'ibintu biri ku guys I swear to God murebe neza reply hana reply Amerika ari byo kuri Amerika atari ndi gutorekinga niyambariye kwa une nambara Godfather akabumba amagara kanje kwa une manga ndi gutanga show cyane ikeneye sume cyane icyo ndi kubaza ni iki ngiki eri byangwari indege ahubwo ntabwo ngena ntabwo ibyo ngibyo reka mbaze ikintu kimwe ahubwo rero Eric nyumva gato icyo ndi kubaza ni iki ngiki reka twemere ko ibyo ngibyo sinshaka kwinjira muri mu byo ibi ngibi nkuko ubizi nge ntabwo njya ninjira mu buryo umuntu akoresha sexual orientation y'umuntu sinshaka kubyinjiramo reka tuve kuri sexual orientation y'umuntu tuve nashaka bara kurwariye indege reka tugaruke ku kibazo nyamukuru kuri ibi bintu yavuze uri guhuza gute ku gitekerezo yatanze ku byo yakoze muri stade igitekerezo yatanze uri kubihuza gute n'ibiganiro mwagiranaga mukivugana kera icyo ni kibazo kimwe cyangwa kubaza umuntu uretse gato umuntu wagukunze ntabwo afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo aragifite pe waza n'ubukanu ko gushaka ariko umuntu wagiriye sinzi ngo bari kumva uremere burimo kandi nawe abyivugira umuntu bro wagufashije naje akunenga muri DM afite noza yawe social media handle zawe naje ngakuvuge akuganirize mu gikari abishize nko gutwika abishize hari ka rubanda nese ucyaho ndi cyangwa ubwira abandi amubwira mu gikari amubwira ko ka rubanda cyangwa arabanza akaza akamuvugisha Lorenzo ni public figure Lorenzo ni umunyamakuru afite audience imukurikira gutanga igitekerezo yatanze akuriya wowe ukabyita kugushumika kandi mwari mufite uburyo muziranye Eric my question is ngewe murabizi ahangaha ntabwo ndibuze gufata side ndi hagati ndi kubarisa abantu benshi cyane bari hano hasi muri public cyangwa kurikiye iyi space byari bikwiye ko Lorenzo nk'umuntu mwari muziranye akaba yatanze igitekerezo ku bintu byabereye ku karubanda on public was necessary ko usana ibintu mwaganiriye mu gikari cyangwa muri conversation mwagiranye in inbox byari ngombwa ko ubizana impamvu wabizanye ni iyihe icyo ni kibazo kimwe ese ibyo nyo tunabirenze tukabirenza amaso yazanye intwaro nawe wazanye yakwatatse widefanda ukoresheje intwaro yo kuzanya n'uwo muntu reka tubyemere ko ari intwaro wazanye reka ibyo nyo tubirenge birakwiye ko aya masaha nyuma y'ibyo byose nyuma y'izi nkundura ibi bintu byahagararira ahangaha
nk'uko we avuze ko nta kibazo afite agiye gusiba biriya bintu n'ubundi agiye kubisiba, nawe birakwiye ko ibintu byahagararira ahangaha iyi ntambara ikarangira. sinzi aho uhagaze, ndumva wagira ngo baguhaye ruswa kugira ngo use bagatanze, ariko ngenda kids will no longer be welcomed in football stadiums. 2024 why ne mama jo kwirira nka hafitiye abanyarwanda bose nk'uko abandi banyarwanda nga this nonsense asa go end this nonsense as soon as possible. Stadium are not night clubs. So iyo niyo opinion yatanze, ubwo si icyo avuga mu kizima ariko semo no okay nabanza nsubiza aho ngaho. umva semo igitekerezo uri gutanga ni iki? Well, kids no longer be welcomed in football. Let's say kids in stadium ni muri kindergarten, ni muri creche, ni mu rusengero baje kubasengera, ni hehe virtual. Nabanza nsubiza aho ngaho. semo nguranyumva Semo ngurukumva Oswakima ndi kumwumva. umva urabona ko kuva Lorenzo avuga ko muri night club nta kibazo, biragaragara ko Oswakima ntabwo mwumva, nta muntu uri kuvuga ni Lorenzo uramanuka wongera ugarukire uza kumva Oswakima sanko soko ugarukira komeza Oswakima namanuke mbone kuko yego ubu noneho ndatekereza ko arimo kuri connectinga, sinzi niba nyumva kandi ndashaka kwibimvuga bivuga abyumva, ariko ntacyo ubwo ndabisubiramo nagaruka. Semuhungu kuvuga yuko kuri stade ariho habaye ikibazo ariko akavuga ati hano ntabwo ari muri night club, bivuga yuko atakurwanya, bivuga yuko aho atishimiye ari uko byakorewe ahantu hinjiramo n'abana, kandi harimo n'ababyeyi bakoze ibishoboka byose bagahisha mu maso y'abana babo. Ntekereza yuko atakwanga, ntekereza ko atari nayanzika yuko ibyo uvuga wenda yakwimye urukundo gihamya ntabwo mwayitanze, abantu bagiye babibona, niba babona ko ari byo cyangwa atari byo, ariko hari andi mashusho uri kutubwira dushobora kubona ahandi. Urabona yuko atari umuntu uri homophobe, urabona ko atari ibintu bishobora kuba ari personal, ariko icyo namunenze niba arimo kunyumva ni ukugaba igitero mu buryo bw'uruhame k'umuntu wamwigishije guteka, k'umuntu wanamukandiye akanyenyeri. Iyi space tuyitegura na Godfather, intego yacu yari uko irangira ibintu bisubiye ku murongo, kuko muri abantu b'abagabo. Urakoze cyane. Urakoze Sokem, thank you very much. But yewe nkuko nabikubwiye namufashije nkuko nafashe abandi bakuru abandi bantu ntango muzi, nakubwiye ko ngiye muzi twari twaho simuzi nta n'umutima mubi nari mufitiye nkuko ako se Osoke uzigiye yatangiriyeho anyatakaho, batangiraga bari kuri radio babivuga nantarajya no muri stade bavuga ngo batumereke Semuhungu ngo n'abantu bazaza ari gutesha noza event ya Kenisa Gaciro. Semu ibyo ntabwo byabaye, nta muntu wigeze bivuga kuri radio, nta muntu wigeze ukuvuga pe, ibyo ntabwo byabaye. Wangwaye amakuru yakubwiye amakuru atatu, nzi ko utumva radio unago makuru ntabwo ariyo, nta muntu wigeze umwanya nawubona, nta muntu wigeze ukuvuga rwose. so Oswaki ngo bagutumira ntibazaza, nta muntu wigeze ukuvuga. aba batipe bararakaye Lorenzo ntaceceke cyangwa se tuzategura indi space izabunga simbi. ntabwo dutegura indi, icyo tugiye gukora ni kimwe, gihe icyo giye kwasaba abantu bajene ni ikintu kimwe. Eric erega Godfather n'abagenzi bakorana n'uyu bavuye hano iwanjye, ntabwo nabavuga amazina kubera impamvu z'umutekano wabo, ariko nabo baramuninga bakavuga ati niyavuye ku maradiyo no kuri mbuga nkoranyambaga ntabwo babishigikiye. okay ariko njye namubabariye rwose, njye I forgive but I don't forget, I forgive but I don't forget. Okay, so none ikintu basaba ni kimwe, birashoboka ko nyuma y'ibi ngibi, kuko Eric ufite business ukora sibyo, Lorenzo afite career ye n'umunyamakuru, ibi bintu uko bikomeza gututumba abandi n'abanzi banyu bakabigenderaho biraza kuba bikurusha. Mwanyemerera ko uvuze ko mubabariye na Lorenzo akavuga ko arekeye ibi bintu, mwambabarira cyangwa mumbabarira n'ababwira kumbabarira kwanyu ntabwo biri butume tuza gucuruza kuko YouTube channel zibonye nibatiyungura ushobora kunyemerera ibintu bikarangirira ahangaha ku nyungu, uretse gato ku nyungu z'imirimo mukora, ibi bintu bikarangirira ahangaha. Munyemerere noneho nsabe n'abantu bose mwime abangaba bashaka gucana umuriro
birangire nonaha musibe ibyo mwashyize kuri platform zanyu noneho bariya batabona ntuze kumbwira ngo nsibe anything nagenda saba igitekerezo cyo gutanga nagenda saba kuri Radio Rwanda nawe yatukaniye kuri space ubundi not space kuri izo mbuga nkoranyambaga asabe n'imbabazi kuri radio otherwise ngeze ko ntacyo mpamvu ngiye ndikorera nkora ku giti cyane wakorera government ninde uhomba urakoze. Haleluya. So okay tugira ngaha rero Sakim ibi ngibi mwumvishe imvano y'ibi bintu Lorenzo uretse gato ni mugende ndababwira iki mugende muzane n'ibindi mu bimpenda bintu iki so kuma ni muri ko abantu bahuruye abantu iyo bigeze kuri biri bamwanze inama yanjye nka papa wo muri batisimu ngiye ndi so muri batisimu ndi dadi wanyu niba mwanze inama y'umukuru mukanga inama narimba haye yo kurekera nababwira iki ni mukomeze mwimeninda muraza murabizana nanjye ndabishyira hano abanyarwanda ndabahereza bakunda itiku ubu mukanya ndi kwabwiza ukuri ngiye gufungira space nitubara gufungira space tugiye gufungura space igiye kuvuga ku ntambara yabereye mu kibira ahapfuye abantu barenga 100 turi kumwe n'abasesenguzi bakasamutwe muze kuza tugiye kuva mu ngutiya tugiye kuva mu bitsina no gusambana tugiye mu bitekerezo byubaka munamenye na update y'ibirira ku mipaka y'igihugu so ibi ngibi nimbara kubivamo muze kuza muri space nayo ni none ndafungiye imfungura yindi mwabagabo mwe rero igitekerezo cyanjye nifuzaga ko nk'abantu mwari inshuti mwabanye aho kugira ngo musunike mugere iyo hirya muze kumva abantu mwapfuruwize mukanya na accepting reka muze kuri ibyo bintu kizaho ngaho nonaho muraza kumirwa muze kuri iyo voice ibyo se mungu recordings iminota ine yose nabishyizeho sinzira mwabibonye ni birimo mwese muraza kwihera amaso ariko ngiye naravugaga nti ngewe nka papa wanyu muri batisimu kuba mwanyubashye mukaza ahangaha mukagira ngo tuzaha mureke dusase inzobe hari byinshi twakora abanyarwanda kazi se mu ndi kukubwira nibyo nge ntabwo ndi ku ruhande rwa Lorenzo namunenze kuva ku kiganiro uretse ntabwo ari agatambi bagomba kuba hagati kugira ngo abantu bari ku ruhande rwa Lorenzo bumve ko nta hano abantu bahita barakora bakamfuye nabaye hagati ugerageze kunyumva ubu Lorenzo no gutinya tukakenisi ko kwa kamashini uretse gato so ngiyewe na shashi inzobe Lorenzo kandi nawe yabivuze avuga ati twakoresheje emotion ku wa kane kenisi si mufana yatutse we na wa mugabo wo mugenzi we bavuze ngo agapete gakonje kagiye mu nama FPR kararira kuva umunsi ntabwo nongeye kubafana kuko ntabwo bemera imbuga nkoranyambaga barana abagabo batemera generation nshyashya bumve ko abana bato bagomba kugira ikintu bakora ibyo bintu bakenisi barashaka kugira ngo abasitari my friend mwemere ko ngubu hariho journalist citizen twebwe ahangaha y'amakuru mwaduhaga mukaza mukaturundaho ndababwiza ukuri ko generation y'uyu munsi iri open mind baraza bagasesengura ibintu mwashyize hano ntabwo mukidufidinga ibintu ngo muze muvuge ngo ibyo muduhaye ku maradiyo yanyu no muduha ibintu tugafata umwanya wo kubisesengura mureke generation nshyashya ize igomba gusesengura ibyo muyiha so bakenesi ntabwo bashaka kubyumva barashaka kutugumisha muri analog niyo mpamvu Kenesi ndamukunda ndi umufana we nkunda ifilime ya Runiga kuva kera ndi umufana we ça fait longtemps urukumva so ntabwo ariko mvuye kuri ibyo aba basore bamukoreye kuri radio kuva kuwa kane byatumye ngirira Kenisi impuwe ndavuga no this is too much kandi Lorenzo nawe yabisobanurira avuga twakoresheje emotion nta wundi mutima mubi ibyo byarumvikanaga cyane ariko turetse kuri ibyo ngibyo uyu nguyu akavuga ati ngiyewe natanze opinion nk'umuturage uko nabonye ibintu nk'umuntu uzamubyeyi ndavuga bya muri stade ntabwo byari bikwiye se mugaza akavuga ati kagenze kumwe ibyo wakoze wabikoze mu nyungu zawe bwite ugahambirwe uko nakwimye urukundo rekeraho ese ko watse ngo ntwekinge uri kureba kuri live ikurikiranwe n'ibihumbi kuri Instagram ubu ngubu nibwo wibutse ko bidakwiye waranshishikarizaga kubikora uza umpindabo ubyibutse kuko mbikoze tutakivugana ntakiguha amafaranga narakwimye urukundo ndi kuvuga amagambo mwakoresheje so urukumva ibi bintu buriya baravuga ngo ushaka abanzi babiri ajya hagati y'umugore n'umugabo ahangaha naza kubigarura ntya ushaka abanzi babiri ajya hagati y'abantu bakundana cyangwa abantu bafite uko baziranye ariyo mpamvu ngiye ndi bugaruke mvuge nti ntabwo ndibuze gufata side ahubwo ndabasaba imishyikirano nka papa wanyu muri batisimu muranyemerera ibi bintu mureke gucana umuriro mukomeze kwishyira hanze ndababwiza ukuri munyemerere mbasabe ibi bintu mwebwe mubishyire ku murongo muri space munyemerere nk'abantu b'abagabo bakuru mureke kwiharubana mumbwire muti muvuye avuga ati birarangiye turangirije ahangaha ibyabaye wanyatatse ndi defanda naje nzanye
ibi ni defense muri ubu buryo twumvikane hanyuma ariko noneho birangirira aha mureke kwihamenye y'abasetsi kuko muratekereza ko muri guhangana umwe yemeza undi biraza kurangira mwese muri kwishyira hanze ubu abanzi ba Lorenzo bagiye gushaka Semuhungu bamuhereze fact n'ibindi bintu abanzi ba Semuhungu bagiye gushaka Lorenzo bamuhereze buri kimwe intambara ikomeze kuba mukoresheje izi mbuga nkoranyambaga zisenya ubuzima bwanyu bwa buri munsi ariyo mpamvu Godfather nanze guhuza ubuzima bwanjye na social media so tugende gakeya rero reka mbasabe mwabagabo mwe munyemerere mwe mufungire hano twumvisha impamvu yabiteye kwa Lorenzo twumvisha impamvu Semuhungu yaje aza kumuha agasopo mureke kwinjira ngo muzane ibyo tutazi tubimenye kubera iyi saga muranyemerera mu munota buri muntu afata amasegonda avuga ati yego cyangwa oya mumbwire mukomeje urugamba cyangwa niba mwiyungiye hano bikarangira mureke abaparaparazi babikomeze ngo mu bihagaritse reka mbere kwa Semuhungu urabyumva gute abafana bagusagije ikintu ugakrozinga birashoboka njyewe nk'uko nabikusubiriyemo yego I forgive but I don't forget so namubabariye kabisa nta bindi bintu tuza kubona ntabyo muza kubona ariko abanyamakuru usa no kuri press conference y'abanye mu rugo rwanjye haje abanyamakuru bitandukanye so baragenda bakora inkuru nko kuri ibi nama nta kibazo turavuga ibyatambutse ibyo ngibyo byatambutse byabaye nyina amasasu yarashwe nta wundi mwanya mufitiye nta mwanya mufitiye usurana ngewe ngo yama ejo mfite akazi ejo mfite akazi rubagenza mbyo bakoze cyane n'abantu bo ku maradiyo niba wababariye bivuze ko niba wababariye ibyo wari wadeployinze n'ibyo wari washyize hanze okay nta kibazo n'uburenganzira bwawe kubifata abantu ariko Godfather reka abantu bisanzure wibahatira kwiyunga urumva uko Semuhungu ari kuvuga kurumvikana reka twumve na Lorenzo hanyuma usoze space tujye kurira yo mwishyamba gusa ubwo urukumva ari kwizera umutima none se niba nibiyunga nanjye ndi kubikora no buryarya nibiyunga sinkuru turazikura n'ababwira iki muduhe n'ibindi ariko ku ruhande rwanjye ndi gushaka kwigaragaza uretse gato ndi gushaka kwigaragaza nk'umuntu mwiza kugira ngo mpushe intambara ariko demo mushyire ibintu hanze demo hashya kandi dukunda hahiye ariko impamvu ndi kubabwira gutya ni ku nyungu zanyu ntabwo ari urukundo mbafitiye mubishyire hanze tubote ariko niba mushaka kumva inama zanjye nk'umuntu mukuru mureke kwinangira izi ni inyungu zanyu ntabwo ari inyungu zanjye urumva Lorenzo narangiza at the end of the day njye nakubwiye njyewe I'm self-employed ndikorera sibyo uwo ngukorera government so ubwo se ukwiye kugenda gusaba imbabazi abantu akorera ahubwo ndiwe nagenda ngasaba imbabazi abayobozi byo gushyanuka agashyanuka kuri ba Kenisi agashyanuka ku bantu bose agashyanuka no ko wamugiriye neza abanyarwanda ko mwibagirwa na vuba so nge nanjye nagasaba izo mbabazi ubwo birarekera natazisaba akomeza kunondagira nzamusanga ku kazi nkise ko ntacyo urabizi njyewe mva gendirwa ngenda musanga ku kazi mvugana n'abayobozi biwe okay twagiye okay Lorenzo ijambo ni ryawe yewe ntekereza ko ibyo nanditse donc ngaragaza ibyabaye muri stade aribyo byarakaje Semuhungu ntekereza ko icyo nashakaga ntekereza ko aho ya reach aho byarahageze kandi ntekereza ko iyi sezi izarangirira mu kwezi kwa gatanu ndi sure certain ko bitazongera kuba ndabizi ko nta match tsongera kureba muri stade Amahoro cyangwa Nyamirambo cyangwa se ahandi harimo ibintu nka biriya so ikiza burya gutanga amakuru no gutunga gatoki nta rwego ruri bwiprononce ngo ruvuge ngo ibingibi ntibizaba ariko na Kenisi ubwe ndabizi ko atazongera kwakira match ngo akoremo ibintu biri indecent nka biriya so ntekereza ko kuri Semuhungu we ari safe kubera ko donc ntabwo azatumirwa mu tubari azatumirwa muri night club uko asanzwe akora akazi ke k'umuntu ntabwo asanzwe akorera mu stade kandi kariyeri izakomeza azakomeza bikore ariko apana muri stade ndabizi ko nta muperezida w'ikipe uzongera kumuhamagara ngo ajye kuzunguza ikibuno muri stade so ibiri amaguru ye ubutumwa bwaratanze twarakebeye nyine ubwo twatunze agatoki byararangiye ndagira imbabazi urakoze Godfather come on
twagiye ibiri hagati y'amaguru ye byo uko abikoresha nibyo bintu bya nyuma bishobora kumpangayikisha ntibimpangayikishe pe I don't care kimwe n'abandi ibyo rwose nta kibazo naho rero ibyo kuvuga ngo igitangazamakuru nkorera of course ikintu cyose kigira price kandi burya umuntu yari mukuru ndabizi ko opinion atanze kuri kiriya kintu iri strong kandi hari ikintu kindi bizakosora bizakemura naho kuri Semuhungu nkawe nka individu no kuri Kenisi nta kibazo dufitanye nta na kimwe Kenisi aho tuzahurira akazi tuzahuriramo bisanzwe tuzagakorana nk'uko dusanzwe tugakorana nta bintu rwose njye ndi umukristo nozwa ukunda abantu bose na kiliziya nayo nijya ivangura abatinganyi nkanswe njyewe nta rwose ikibi ni uko wenda nsanga mu nzu yanjye ariko nta kibazo so ntekereza ko nta kintu nta munabi na muke mufitiye na sorti yakoze ibintu twaganiriye n'ibitagatifu rwose ibyo byo rwose ntabwo byandaza nasinziriye ibyo wenda yagerageza guhimba no kubeshya nabyo ntibyarenze iminsi ibiri kuko abantu ntabwo abanyarwanda level ya literacy level y'ubumenyi iri hejuru ntabwo wajya kubeshya abantu ibintu ntabwo mvumbutse uyu munsi abantu baranze okay urakoze cyane so abanyarwandakazi nk'uko mubyumvishe Godfather nashatse kwigira umwana mwiza nubwo ntari mwiza ngerageza gushaka kwigira marayika kugira ngo abantu biyunge ariko mu mvugo n'imyumvire urumva ko nta bakeneye nta mahoro bashaka uretse gato niko uri mu mivugire ndakumva usaki mu mivugire nta mahoro bakeneye bose bafunze umutwe urimo kumva ariko dufite abanyarwanda bagiye gutanga ibitekerezo usaki abantu ntibashaka ko dufunga space kandi mfite space icyo ukozwe n'icya gisirikari cyane kabisa we have to listen to the audience tukumva kabisa bakaruca baruce banza kubicira reka rubanda iruce rubanda nk'uko nabagiriye inama nka papa muri batisimu mukanga kunyuma